tugambo twinshi niko bujarire mabuja nakubwiraga ese unishanga ubundi kare ubona ko nyumva ubundi baretse ngiye nawe nuramutse dukundana tukazajyana kwa pari twishyingira sakaga we reka mahoro ntabwo natuma yakora ukajya kwishingira ababyeyi batabizi wowe uratinyuka ukagenda ukansuzugura ukagenda ngenda kubwira ugende ndavuze ngo garuka wicare hano umwana amaze kugerageza kwiyahura ukagira imana ukabona ntaguyemo ese ntabwo wambwiye neza Chabizu Sosa TV. Allo. Oui. Shanga ndaje pe. Oya wigenda. Mbagara wigenda pe. Nandi koga undi kwitunganya. Ariko ndaje mu minota 5 ndamugezeho. Oya wigenda pe ndaje ihanganye. Yego. Kanzi. Sawa. Ndahita najya muvugisha mu kanya. Sanjara hamagaye. We. Ndaje. Ubundi bwo nsoje kwitegura ariko ndaje. Sawa. Kose mwana ugiye ese Mama nyine ari mushitangiye kureba. nshuti wawe uhagana Usoga mushitangiye bose ngero urabaze. kwa mukobwa ntumbeshya Warawubeshya pe. ntabwo mbeshya ntabwo ugiye mu basore Asoma ubwo kuje nawe uri kuvuga nabi. ariko uri umwana wa nyuma agomba kukugenzura Ntabwo ari abasore n'abashitangiye twiganye ngiye kureba. ndetse ko waraye utabimbwiye Kusoma imyaka mfite koko yo kukubwira ahantu hose. sinakubyaye Warambye ariko nawe ugiye reka gukabya ababyeyi b'iki gihe. ku mwana wawe witonde utabugiye mu basore ubu urashaka kuzagira urugo ruri koko ujye wirinda nzabona umukwe mwiza n'undi ndasubura n'itonto siko abandi bana bose bari kwenjoyinga njye buri mu rugo. ariko mwana wa aho ugiye hose umenye ko nshaka umukwe w'umukire. Ariko mama nawe urakabya rwose umukwe w'umukire. Umukwe w'umukire uzamubona nimba ari ushaka. Nose ko bari umukire ndamukunda byo bimaze iki? Utamukunda none w'umukene niwe wakunda twagira urugo rwiza tukanabihigana. Nta mukwe w'umukene nshaka hano mu rugo rwanje. Niwe uzabona rero. Ntawe nshaka ubuzashaka iyo umujyana iyo ngiye nta mukwe w'umukene nshaka umukwe w'umukire ufite amafaranga se afite nkaranyariramo byo bimaze iki? Ariko mwana wa ubu urabona ndafite urugo rwiza. Yego mama ndabizi nyine ko ufite urugo rwiza kandi nanjye nzagira urugo rwiza. Ariko mwana wa kara gasore kagakene urumva ari gushaka cyane rwose n'ubwo ari nshaka gushaka. Nere urabona kazakumarira iki? Ariko ngo bagiye kazamarira iki? Rego ura musore bwa ari umukire mushaka kumunkingira ntabwo umukunda pese mubeshye. Reka rero kazagushuka ujya wirirwa uzerera mu mazu y'Ikigali ejo wiyimutse wavuye wagiye aha ibyo bintu urumva bizakumarira iki?
amazu muri Kigali ariko tuzagera nose abantu bose bafite barayavukanye ariko ibintu birarangirwa mwana wa none se ntaza gushaka iso ari umukire ubu mbaneze gutya mama ariko tuzakira pe nabwo tuzakira kandi tuzanaho neza ubu navuga utumuko nari negereje uramukwe ntawe nshaka ako mama wagiye biba byiza iyo abantu babanye mu bukene rwumva bararuhanye bajya no mu bukire bakamenya ko babanamo kuko njye ndumva ari nabyo byiza byanamfasha muri njyewe n'abana bacu tuzabyara ariko mwana we kumva ubushaka kundusha ubwenge ari njye ari nawe ninde wabyarinde yego mama nibyo ariko se ntabwo ujya mva baca umugani mu kinyarwanda ngo igi ryahanye inyoni ariko muko uzi ko ushira isoni ubwo ninjye uri kubwira ayo magambo ubwo ushaka kuvuga ko wowe uri igi njyewe ndi inyoni oya mama ntabwo ko nshatse kuvuga ahubwo ndabona rero ukuntu inzoka agenda nsanga abashuti banjye kuko tukubiye muri ibi biganiro bwacya bukira kandi mfite gahunda umva muko wibeshyire ngo uwo muryango wibeshye ugende wowe uratinyuka ukagenda ukansuzugura ukagenda ngenda kubwira ngo ugende ndavuze ngo garuka wicare hano gira vuba garuka hano wicare ase mama wagiye kumvangamira icara mu ngabo kumbuza amabara byo bigushimisha cyane nose ukumva ko amaherezo yarayaye ariko uransuzugura gute se urajya uvana ngwaye uburenganzira ase umfite imyaka ingahe ku buryo ufite imyaka ingahe mva muko nta rutugu rujya rukura ngo rusumbe ijosi ndi kuko bangamira sawa kandi nyene uriya musore dukundana ngo uri kumwita umukene tunyere kwa padiri twishingiye ubwo byo bizagwa amahoro kandi ngenda nagiye ufata umwanzuro no wawe uzashyingirwa nande utangiye kujya unkuba na zero uretse ndaje nkwigeho karibu mukobwa kare bibaze biteye nisa ko wari waranyaguze biba byoroshye muri Kigali ariko nawe ndabona ntacyo wahaye meze neza nanjye biraba uzi ko utagisaza ariko ukoresha ikawishinyagura kuko mwana rero yagambiriye kuza kugusura ariko urabizi muri Kigali buri muntu wese aba yirinda sukuruma ndeba narabaye umukecuru dore mwana imbeho idashira ahubwo uzi ko umuntu akongera akakurangira undi mugabo winera isora ko twe nimwe bwo tugomba gushyingira se twebwe twarashaje oya nanjye biri vuba ayigenza kubwira uti ujya guhiga umukenyero nose amakoro amakuru ni meza nyine meze neza ndashima Imana nose abandi bariye abagiye ubu ndabizi bamwe bagiye mu mirimo yabo azishanga menya umugabo wawe utamukunda kuko iteka ryose iyo tumuvuze babona uhinduka oya mwana wanjye rero iby'umugabo byo tube tubyihoreye imva ni ibintu birebire uracyari umwana mbabara rwose iby'umugabo byo tubireke sibyo ahubwo si wowe wikuje igitaraganya ubiri kose igitaraganya ntabwo ari ibintu wari ufite gahunda yo kuza kunsura ntiwanamvugishije bimeze bitundi ufite ikibazo nanjye mfite ikibazo gikomeye mu rugo hari umusore bashaka kunkingira ese hari ikibazo mwana wa ese wowe nta nubwo ujya ubona ko ukuze gera utwihe inzoga twinywere ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo ariko ikibazo ni ko umusore nyine ntabwo mukunda kandi mfite uwo nkunda bivuze ngo ushatse kuvuga yuko barimo kugushyingira uwo bashaka ngo ni uko ngafite amafaranga ngo ari umukire rekeraho mbabarira iryo kosa ntuzigere urikora urumva ndakubujije nka nyogosenge buriya wenda wahoze karumbaza ati iyo tuvuze ngo ku mugabo wanjye ngo ubona nyine bitanshimishije kuba ameze gutya ndi no mu buzima buno ntabwo nishimye pe ntacyo mbuze pe ariko ntabwo nishimye impamvu ni iyihe nanjye no kuba nkingiye umuntu nakunze rero ntabwo nagushyigikira cyangwa ngo ushuke ngo wemere ibyo bintu nakoze ko ari byo ubwo rero umva birirwa mwana yanjye we uwo musore nitesha imitwe yirirwa nyandikira amamagara afite imitungo pe ariko nibyo ntabwo ndi gushaka kubigeraho
Oya amafaranga nta kintu amaze yego wenda agura imyenda myiza atuma uba ahantu heza ariko ntabwo azana ibyishimo mu rugo uri kumva ntabwo urongeye nakubwira ngo ntabwo nagushuka ngo ako usundi musaza wanjye we kweri ibyo ni ibiki kuko aba arimo nawe koko ungana kuriya abizi neza ukuntu agiye muganiriza ukuntu umeze hano mu rugo aratinyuka arabyumva se ko abashaka abakire bagenzi be uretse ndashaka akanya nzaze mu rugo twicare tuganire ndebe ko hari icyo wenda byahindura kuko mani mbabarire rwose iryo kosa ntuzigere urikora umugabo wanjye tumaranye imyaka myinshi pe ariko nabuze umunezero hano mu rugo nabuze no kumukunda pe ntacyo atamu ntago amubita ntago noteza ariko kubera yuko namukunze oya niyo mpamvu nyine ubona iyo umuvuzeho ubona nyine bitanshimishije yego nyine ntago nakuganiriza uracyari mutoya ni birebire byabaye birebire gusa nanjye icyo nashaka kukubwira ni iki ni uko nanjye banshingiye umuhungu nakunze rero ntabwo rero nk'umwisengeneza wanjye nakemera ko ibyo bintu bikubaho njye rero ahubwo ikintu ndi bugufashe ndaza kuza ndashaka akanya nzaze nganire na musaza wanjye ahubwo ibyo bintu nibyo by'abana byiza ndaje nzamuganirize ndebe ariko niyo yanabyanga ntuzabyemere uzakomeze ubibamba rwose ndakwinginze uri kumva none se uwo muti aragukunda se turakundana uwo wawe nyine ukunda turakundana none se ako shanga amenye unamuzi kuko bugeze ku duce turi kumwe na dusoza gusa turashaka kutamwibuka ese zaruko ntabwo ngubwo naba nikibyibuka ariko nyine uko yaba ameze kose nimba gukunda akaba kubaha nawe ukaba umukunda ntacyabura ubu nyine numvaga yuko urabona ko akazi nakoraga kahagaze hari utuntu numvaga nshaka kwihugura reka mbwira umukozi agira utuntu atunganya mukansiba wihanganye nta kibazo Oui. Nyine nari ndi kuri bashiti banjye. ariko ubwo ntumbeshya Oya ntabwo ndi kukubeshya. mbwiza ukuri umbwira aho wagiye Ma yagiye gusura shangazi. kandi Ma. Alo. Alo? Ma nakubwiraga ngo naragiye gusura shangazi. ariko mukobwa ubwo nturi kumbeshya ubwo wagiye kwa nyogosenge Niho nagiye ni ukuri. umva ndavuze ngo uhita utaha none aha ngaha ntashoni Aka kanya niko mvuze ngewe mu mwanya ndaba nkugezeho nta kibazo. numbeshya umva njye nawe turaza kubonana Oya ntabwo nkubeshya ndaje. Hari utuntu ari kunkorera two kurya ndayitanze. usigaye waradukanye ubucakura bwo kujya umbeshya Oya ntabwo ari ubucakoze shangazi se. oya ndaje ngo uhagurukire ibyawe ngiye kubyigaho kandi mbikurikirane neza Ma nta kibazo winsabye kuri telefone ndaje. banguka rero niko mvuze Se shangazi kwa mwana tezi. afite umukozi ukora ibintu nabi manga njye ndeba n'ibi bintu byose naba yaje no kubyarira yego natamufungira urambwira None nakubwiraga. Ese unishanga ubundi kare ubona ko nyumva. Ubundi baretse ngiye nawe niwe uramutse dukundana tukazajyana papa ari twishyingira. sakaga we reka mahoro ntabwo natuma yakura ukajya kwishingira ababyeyi batabizi Ese ko batanyumva. hoya tugomba kuzabumvisha ariko nawe ntabwo nagushuka ngo ujye kwishingira gusa njye ntabwo bazavuga yuko kubaho reka Nyine shanga numvaga ibyo byaba byiza. reka utazakora nawe makosa njye nakwemere ko nzaza ngaganiriza siko nkamwumvisha
bagahindura ibitekerezo. shanga Bizagorana ariko bizakunda. Ariko nanone nguke kwishingira. Reka reka aho kutazanakora n'iryo kosa. Ndakubujije dende nyogosenge kandi utagira nyirasenge arisenga. Niyo mpamvu wavuye mu rugo ukaza kungisha inama. Rero ugomba kunyumva. shanga mu rugo nta kintu nakora pe. Oya reka. Nta mukobwa w'u Rwanda wakuza ayo mahano. Ukajya kwishingira. shanga nta kibazo. Wowe umva, wowe tuza ndimo kukubwira yuko ibyo bintu ngewe nzaza nkaganira na papa wawe ndetse na mama wawe ye. Noneho akaba ari ngewe ubabwira bakarikwiye imyumvire bayireka. Ako shanga umubi ni mama ni mubi. Mureke tuzamwumvisha. Ngeze amahirwe siko akabyemera. Nawe yamwumvisha bigakunda. Ariko izina ry'Imana ntabwo natuma bagukorera ibyo bintu. Bagushingira umuntu udashaka. Ukaba nk'uko mbaye uko. Shanga. Aho cyagiye hanze mama magaye iminsi 20 ahubwo kangira ngendera atanyica none sinaroramo nabonye ramukecuru yagira n'amahanye. Mbese mwana wugiye nta n'ikintu ufashe. Ubu sibona nabiye bikamanuka. Yego kuzikona rimbwe umukozi ngagira utuntu atera dutunganya. Niba ngo baracyari kumamagara. Ako kumenya we na mama mudahuza. Hoya ibyumva ibyo ngibyo by'abantu bakuru genda nacyo gereka mugeze kwiremba ariko ubasuhuze banzagaruka. Uriya mukozi ntabwo Karibu. Tukwakire bishya. Hari mu rugo urisanze. Base mukoko kumwe mugira utugambo twinshi. Niko bujariye. Mabuja hari umuntu bari kumwana hanze. Ubwira se ko mayaza ndamushaka. Nibyutirwa se ko ndewe urakeze. Ndamukeneye ariko kugira utugambo twinshi. Hano mafite uburenganzira ntago waza umbwira mu tugambo. We mbwira ushaka. Ikaba abayaya mwaragashize. Abo se abayaya nkoriwa umva mabuja amafaranga mbwa ntago yazo. Sibyo? Yego, sibyo mfite amagambo menshi. Aho wambira ikintu ushaka tukakwakira imbere mabuja ushaka ukangenzara cyangwa mubwira. Ariko umukobwa n'urwandiko ye. Wenda kubaje nyoko buja ukazumbwira amagambo menshi. We uri uwanjye ntarubwo nagukoresha we nahita nkwirukana. Hano imperekeza. Iturize mabuja. Reba isura ufite, uriho umutima mufite uwo mukushi yarakwegukanye. Njye nagukorera mabuja n'umwana mwiza ahubwo ushaka wanasohoka vanga kwanza nawe ubwako utigeze unaza. Undi se waruje kureba umushinga ubundi ndabona usa n'umuntu umwe wishuza ibishingwe. Hakuntu kane ariko muko urasuzugura. Ndasuzugura na mama njyewe nakubashije nyoko buja. Cyangwa ngetemusi y'abandi we. Eka gakobwa gashira isoni. Yewe muniko bibone ibeshye soni ibeshye kabayaye
reka mpene ngo wahaze ifiriti nakwemeza ifiriti Jya wavuze kumbwira ko nshaka nyoko. wavuze ko ari gukuye iwawe ushigenda rero jya tuza kumbwira nyoko ushaka ushaka ubundi se wagiye kumwirebera abayaya we abayanya wemba ngaho uru wanjye niyo wagutunga nte washobora kwishyura uru wanjye wakora iki saho nyakubuza azakuzana iwanjye nzakwereka n'urugo rwawe sinanarwinjiramo nzakwereka yakuzanye iwanjye nakwereka gende ku mugore wibara we haba umugabo wawe pe simahura kuje ni amahoro amahoro iki akubundi uriya mukozi wawe waramworoye cyangwa kuzajya se umukozi wanjye no kuje gusa bimeze bite umukozi wanjye se muhuriye ariko waramutoje ye aramutoje ariko nta nubwo ajya yubaha n'abantu abonye gusa uretse gato uciye ahangaha sinzi nsobanurira ubundi bimeze bite ciye ahangaha nyine none se urabona ahangaha ari mu muhanda cyangwa ni mu rugo nteye nese nyine uraje uciye mu gikari uvuye he bimeze bite umukozi wanjye nsobanurira mvuye iwanjye none se amakuru ibyo reka tubireke ubwo sinzi ndaza kubaza uwo mukozi uko bimeze amakuru se ku ndeba uje wanatse bimeze bite warakaye umva nje kureba umukobwa wanjye umukobwa se yageze mu rugo ariko uzi ko ariwe ushobora kuba umugira inama umwana nta kinyubaha nta kinyumva aho ubundi ngo aba yaje nko kwa ba nyirasenge abana nyine se urumva nyine mwisengeza atagomba kuza kunsuhuza ntanyumvira ubwo niwe uri kumugira inama ngo ntagashaka umuhungu nshaka ahubwo nanjye mubonye nagushakaga nawe mfite na gahunda yo kuzaza kubareba mu rugo ese ubundi reka mubaze kuko makora biriya bintu gushaka gukorera umwana murabona ari byo koko nawe koko biriya bintu gushaka gukorera umwana kumushyingira umuhungu adakunda kuko urabona utarimo guhemukira umwana nawe mfite na gahunda rwose yo kuzaza kubareba mu rugo hamwe na musaza wanjye ubwo rero ni wowe yaje kubitakira oya ntabwo yaje kunakira ahubwo yaje kungisha inama nka nyirasenge n'indi madamu umugabo wanjye ngo ngaho yaje ngo kwa mushikiwe umukobwa wanjye ngaho ngari kwa nyirasenge ariko ubundi urugo rwanjye urwinjirira nkande siko ushobora kuba ufite ibyo wabahaye we ushima da ntabyo nabahaye uriya ni musaza wanjye bagomba kuza kundamutsa uriya ni n'umwisingire zanjye bagomba kuza kunsuhuza bitwaye iki koko umwana nimba yanyegera akaza akangisha inama ikosa nakoze ni iriya ariko gusa nanone tukiri aho ngaho ibintu birimo gushaka gukora umwana ntabwo ari byo ngiye nabyanze rwose umva rero nkubwire uriya ni umukobwa wanjye ni njye wamubyaye ntabwo ariwe wamubyaye uriya mugabo ni njye wamushatse uri kubyumva neza ubwo rero wamushatse cyangwa yaragushatse mwiyame n'uwanjye mwiyame ujye umenya iby'urugo rwawe nigeze nk'umugabo wawe nigeze mukwaka umukobwa we namukwambuye ubwo uraje umujye mu matwi oya uriya ni umwisengeneza wanjye ni umwana wa musaza wanjye ndamukunda ntabwo namushuka rwose ntabwo namushuka pe umva rero nkubwire nguhaye gasopo k'umuryango wanjye ariko ureba ukuntu uba umeze hora wifubitse witamirije ubwo urashaka ko n'abanjye bazamera nkawe kariya kantu ahubwo ako kantu uvuze urumva kuba nyine meze gutya ubona mba nikunje gutya nishimye ibyo biri gushaka gukorera umukobwa wawe icyo ndi kuzira ni uko barakingiye umugabo nakunze mu rugo rwanjye nubaka akanya nkaba nishimye imyaka ndumazemo umukobwa rero nibyo urimo gushaka ko kumukorera ngo bagushyingiye umugabo udashaka se bisa rwose ubwo se urumva warashakaga umugabo umeze uti umva rero nkubwire ngewe nkuyamye ku rugo rwanjye niba baragushyingiye udashaka si ngombwa ngo ungire umwana mu matwi njye nshaka ibyo namubwiye arabizi n'ibyo nshaka arabizi ndakwiyamye rero tuzangira umugabo mu matwi niba narashatse neza n'umukobwa wanjye agomba gushaka neza none se uretse gato urimo kwitembera uri kumva gushaka neza kwawe nta kibazo nigize mbigiraho ariko se ubundi mubaze uriya mugabo ntabwo wamushatse umukunze umusaza njye ntabwo wamushatse umukunze naramukundaga nyine si wowe mwihitiyemo hari uwigeze azaga akakubwira ngo fata cyane rwose
kuki se wumva ko ibyiza wabonye utakifuza ko umukobwa wabibona ese reka ngo baze ubundi ukeka ko amafaranga azana umunezero ra amafaranga yego koko azatuma arya neza nk'uko ubishaka yambare neza aba ahantu heza nk'uko ubyifuza ariko ntabwo amafaranga azatuma umukobwa we yishima umva rero nkubwire ntabwo nshaka ko umwana wanjye azashaka mu batindi agomba gushaka ahantu heza akabona urugo rwiza njya kumusura agasanga umwana wanjye ameze neza n'ibyo kuba wigunga no kuba umeze uko nguko ndata y'inzoberega ariko ntunyurwa madamu imodoka nziza ngaha abayaya barasimburana ariko ukarenga ugahora wigunze umeze uko ntabwo unyurwa soni reka nigendere wenda iwawe ndabona ari uguheranwa n'agahinda gusa nta cyiza gihari ariko se guhora nca mu bukari bwawe nako ni agasuzuguro rwose ko ndeba warakaye ngaho genda akora uriho nabi ubu uriho nabi njyewe sinamira n'ibyo uri gushaka gukorera umukobwa wawe uriho nabi pe ndigendeye Mutesi aragoye pe ubuse ndayi none ubu ndabicaye use ko nemereye umwana ko bihunganiriza bakava muri biriya ndabigenze ko Halo? Oui. Oya. Nandi kumwe na teta nyine turi hanze y'igipangu. Oya mama yagiye mu kazi. Tantine se bungi aranginga reka reka. Yego? Okay. Sawa nari bibanguka niho twicaye. Sawa. Teta. Numero di internet. Non ti avete? Che capite? Ma sei mese? Shanari. Nusco mwicaye hano. Yigusha mu gipangu giye haba hana turamba. Ariko nibwo twa tukihagera. Teta nyine nawe Teta kugira yarambiye kuryama. Uya nagakunda kugenda ubundi avukunda kuva mu rugo yagiye ku ishuri. Nabona mu bakirenye. Ako nawe bane muri abakire n'ubundi. Babiyoye. Pawuzi numva n'ubundi bafite amakampani arenze akora ibintu bya data. Nyine mute. Sha nyine nta kibazo tumeze neza. Teta nawe kubera gukunda kuba ari mu rugo ubundi akunda kuva mu rugo agiye ku ishuri gusa. Nawe ntabwo akunda kuva mu rugo. Akunda abana umeze neza nawe. Cyangwa ndi kukugisha inama. Ariko none zo muti inama nakugira ni wabyihoreye usenge kukora nyine arumva ko bitandeye. Okay. Nicyo kibazo ufite se. Sha nyine mu rugo bashaka kunkingira cya gisori kibura kubiye ngo gifite amafaranga. Shamana mu rugo barasise mama umva neza mu buryo bigeza. Biki? Akushamuti ni kuri waraguwe pe. Akusuko kuko. Amafaranga. Cyakora nyine tu papa akunda kubona ari umunya business. Akifuza wenda ko wabana n'umusore w'umunya business nawe n'ubundi. Usira musore nyine ayirirwa nyereka amazi afite amataje ahantu hose yaguze ariko nyebye ntago mberebera. Akushana numvisha nyine ngo n'umukiye. Ibyo se ibyo ngibyo ikibazo ushobora kugenda yego gukurikiye ngo uko ababyeyi bavuze ibyo. Kwagera arorira.
n'undi ugasanga nta mugisha ubigiremo nyamara wa musore nakweretse mukunda kubi yasha ariko disi yaranitondaga ahubwo mbabona tuzishingira nibagomeza kugigira mute ntabwo ibyo bintu bibaho kwishingira sinkubeshye pe ntabwo nabikugiramo inama none se ukumva ko amuhereza azaba yahe ntibagomeza guhangana nabo burya akenshi amafaranga akenshi akunze kuba mu ngo nyinshi ahari ariko pe ntabwumvikane kose koko mama wawe ko ari nzi ko ari umuntu wumva abantu byaje kugenda gute koko ahubwo mbumva igitekerezo iwaziyahura ntibabona ko ngiye kwiyahura nawe yego ko mana mute hoya kwiyahura siko n'ufite imigambi mibi nyine ubwo nshatse kwiyahura bakabimenya wenda bashaka gutuma sibyo wenda nkarika nk'urupapuro kagenda nkishyira nk'umugozi ngavuze induru wenda ashaka gutuma bavuga ariko nanjye ngiye kwiyahura bakaba bamurugushya ahubwo si ubwenge icyo gitekerezo ni iki ariko ntuziyahure ahubwo uzi ukuntu nzabigenza nka cya giti cyo mu rugo cy'umwembe ngiye nkatekamo nk'igitenge cyangwa umushumi wenda nashyiraho gutyo ijosi nkavuze induru noneho nzaza noneho aba ari ngewe ujya kuvuza inurumba buruze baze basange wiyahuye ubwo ugiye kwiyahura bya pirate wenda uriya musore umva we uzagira ibanga ntabwo teta se ntabwo azi n'ibyari byo byo kwiyahura shandi rwose mva gusa nyine tu kwiyahura bwo wiyahuye ibya nyabyo waba ukoze ibintu bitari biza gusa ngewe mama nawe ajya akunda kumbangamira ngo ankorere ibintu nashaka kuko mama wacu aratwumva sha disi mutesi ako disi sha nzagufasha ko nshoboye nyine nanjye urakoze mu bundi mu nshuti ngira nabo bamo no kuba uzamfasha icyo ni igikorwa umuntu wese atakagombye gukora sha nzagufasha pe ugushaka yorute ibintu byo tanti naguye fone yanjye ntuyiture hasi abana b'abakire we kanicarire hano none se mama aba yazizanye mu modoka yataye ngiye nyiheruka kuyinywa gusa simbuze ko ibibuze sha ntukajye ukabya muti mu rugo iwanyu ndabizi neza murifashije ntabwo wayibura pe asuba umuntu aba ari kugutuka kuri akwangisha umuntu ukunda ukambwira ko yakugera ku mutima ndetse urabaye nigeze gukunda umukobwa umva ariko naburaga numva ntekereza ari we ndi gutekereza aho ndi hose ndetse ndakumva ukuntu umeze ariko nyine basi iyo muhuye murishima nyine urenzaho babyita kurenzaho ahubwo nshara umuntu twari dufitanye gahunda si ko nyine nari ncunga wenda konye kandi umvaga nshaka kukuvugisha kandi kuvugira kuri telefoni mu rugo ntabwo ari sawa ntabwo ari sawa nari bikankomeza ubwo nyine turi kumwe bayi okisha mutegerayo mwana sha bayi nyine bayi ubwo zamvugisha kuri fone nze nkurebe wiriwe neza umugabo uraho neza ucara uruhuke wakereye gutaha se none akazi kaba kabaye kenshi abakozi muri kampani hari igihe bankorera amakosa simbyakire neza nuko nyine ariko umeze neza urabibona ko umeze neza ndashima Imana natwe nta kibazo dufite mu rugo mwiriwe neza nta mahoro twiriwe neza rwose gusa ko havutse ikibazo ikibazo mvuga ko twiriwe neza twavutse ikibazo cya wa mukobwa wacu turabona ahereye none unafa ku izima none avuye ku izima umukobwa wanjye hamubayeho iki umukobwa wawe rero urabizi ko nakunze kwanga agomba gushyingiranwa na wa musore ubu umukobwa wawe rero yagiye kwiyahura kariya gasore k'agakene se nikakiruka akiruka we yagiye kwiyahura ariko uriya mwana wanjye ntabwo namuhannye ntabwo namubujije yagiye kwiyahura ubu njye nagize ubwoba mbega ndumva sinzi ukuntu ugize kwiyahura yaragiye kwiyahura umukobwa wanjye yaragiye kwiyahura cyane rwose umukobwa wawe kubera kari agakobwa kari agahungu nanjye no kuvugishwa kubera
ngiye kwiyahura rwose mbikubwire, niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo nigiraga byose nanga kubashyingiranwa njye ndabona tugomba kubivamo tukareka umwana. uriya muhungu se aradutsinze tuvuye ku izina, reka nkwereke madamu mwiza aho kugira ngo tubure umwana wacu, sibyo? icya mbere haguma ubuzima, sibyo? ibintu tuzashaka ibindi, ntabwo tubayeho nabi, ntabwo turi abakire. mu mwanya muri kampani nawe akaza, Yego. tukamwigisha akazi ntacyo bitwayeho kugira ngo tubure umwana Ibyo wacu. niko bigomba kugenda. Kuko urabona kugira ngo uriya mwana tumubure, urumva twaba tubuze ibintu byinshi. Gusa n'iki iyi mitungo yabitumariye iki? ariko ndababaye, kariya gahungu nikitwara nabi, ibyo kigira kose nuko ngiye kugaha umwanya muri kampani yanjye ukazabyishyura. Oya, mugabo wa nugukorera umwana wacu mbega ukamufasha nkaho nako twifasha. ariko madamu uriya muhungu nta ruswa yaguhaye, ko nzi ko umukobwa wanjye wajya kumfasha kumucyaha. Ntayo yampaye, nicyo cyanteye ubwoba. Kumva umwana amaze kugerageza kwiyahura ukagira imana ukabona ntaguyemo. ese ntabwo wambwiye neza? Umukobwa wawe rero nanjye nagiye kumva numva bampurujuko. Ubwo uriya mwana wacu inkuru ibikugezeho ngo agiye kwiyahura. dore yaragiye kwiyahurira aho hepfo muri cya giti cy'umwembe kiri aho hepfo. ndabyumva neza, ubwo yari afite umugozi ubwo agiye kwimanika muri icyo gihe. yari afite umugozi. ese ntutubikana neza, reka mfate agatambaro mbanze. humura ntacyo yabaye, ni muzima arahari, humura. ntabwo yakomeretse? Ntabwo yakomeretse, reka muhamagare. Mutesi karame mama. ngwino hano. Banguka rwose. umuntu arebye nabi yawe umwana we ni ukuri. Umwana wacu twamubura, ariko reka tumuhe uburenganzira bwiwe, ntacyo nawe ashyingirwe, reka tumwihorere. njye navuye ku izima muhamagare aze tumuhe uburenganzira. Ntacyo rwose. Mutesi ariko kutaza. Banguka dore isari bananiwe, banguka. mwana wa umeze neza? icara hano Nawe tuganire. Mutesi rwose rahicara igera so. niko ngo bimeze bite? amakuru mama wawe asambwiye bimeze gute? niyo yabaye ibiri yakubwiye byose n'ibyo. Mwana wa nabyemeye pe, nabyemeye, nawe ugira ushyingirwe. Byo mwana wa uzagira urugo rwiza rwose nta kibazo. Na papa we yabyemeye. Yesu wabyemeye. Nabyemeye rwose mwana wa. Papa nawe wabyemeye. kuraje mukobwa wawe. Imana ishimwe ko nzi muhamagara mu Cyane rwose. Reka ngire rero nakire papa wawe, dore rwose arananiwe, sibyo? uzagira amahirwe masa. Yego papa murakoze. Yego. yewe burya umubyeyi ntabwo agomba kubuza uburenganzira umwana we. nanjye ndemeye mvuye ku izina, urukundo ruratsinda koko. umukobwa wanjye aransinze, ariko urukundo ntacyo nirwogere, nibagende amahirwe masa.